Okay, what's up my people, what's up, mumeze mute. Nongeye kugaruka, nongera kubaha ikaze kuri Rukumbi TV, ni The Highest Rukumbi. Iyi ni Rukumbi TV. Kora subscribe. Kandi ndagushimira wowe wabanje wamaze gukora subscribe. Ndagushimira wowe wamaze kwinjira mu muryango mugari wa Rukumbi TV. Hanyuma nawe rero utarakora subscribe, ndakushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bijye bikugeraho ku gihe. Nisubiza abantu banje rero, abantu bari muri US, abantu bari Russia, abantu bari muri India, abantu bari muri Afrika, abantu bari mu bihugu bitandukanye hanze y'igihugu, hanze y'u Rwanda. Nisuhuriza abanyarwanda muri rusange, nisuhuriza abapapa, nisuhuriza abamama, nisuhuriza abana bato. Hanyuma ni wa muvandimwe wanyu The Highest Rukumbi ukomeje kubaha ibintu bishya biri update umunsi ku wundi mbagererayo, mbazanira ibyo mutari muzi, mbumvisha ibyo mutari mwumva, mbereka ibyo mutari mwabona. Iyi ni Rukumbi TV rero, kora subscribe ubundi twikomereza, twimanukire ngo mwabibonye rero. Ndaho rero ndakomeye, nanjye ndashima Imana, namwe nizere ko mushima Imana. Hanyuma rero ubwo urumva mbambiyemeyeho ariko kwiyemera ni ibintu bisanzwe. Twese turiyemera, tukiyemera abantu biyemera. Ariko noneho hari ikintu kiwe njya mbona abantu biyemerana, ugasanga abantu, umuntu ntabwo mbizi, ugasanga umuntu afite ikintu yiyemera naho akavuga ngo iki ngiki jyewe nzi kugikora, iki kintu nzi. Sometimes ugasanga nta nubwo ari ikintu kinubaka societe, ni ikintu kiraho kidafite n'agaciro, kinatandukanye n'indangagaciro. Ugasanga umuntu arimo ariyemera ngo jyewe ngo nzi kuryoshya inzoga, ugiye ngo nzi kuryoshya inzoga, ugiye ngo iyo nagafashemo ngo kwicupa ngo yana ngo abo turi gusangira ngo haba hahiye, ngo haba ari show. Ugasanga ikintu nk'icyo umuntu ari kukiyemerana ngo ndyoshya inzoga. Urumva, ugasanga umuntu hari nabo njye numva ngo umuntu ngo azikuru ngo giye ngo mani ngo giye ngo nzi kurwana, mani ngo giye ngo nzi kurwana, mani ngo giye ngo nzi guserera. Ugasanga umuntu ariyemereye, umuntu ntago ari kwiyemera, avuga ati giyewe mani giye nza akazi, giye wampaye akazi kawe ndagakora, ndagatumika nkakugeza ku musaruro, giye nzi gukorera amafaranga, giyewe nza akazi. Urumva, nza akazi nzi gukorera amafaranga mu mufungo, mani giye nagafashemo mu mufungo, mba nagafashemo. Ugasanga umuntu ntabwo yiyemera, avuga ati giyewe maze kwiyubakira inzu, maze kwigurira imodoka, giyewe umuryango wanjye ndawutunze umeze neza nta kibazo, umwana wanjye amaze kugera mu ishuri, umugore wanjye arambaye neza, arakeye, araryoshya, famille yanjye irakeye. Ariko umuntu ugasanga ngo ugiye ngo mani ngo ugiye ngo nzi kuryoshya inzoga, mani ngo ugiye ngo nzi guserera, ngo ugiye mani ngo ugiye ndaserera, ugiye ngo ndarwana, ugiye ngo hari nabo numvise mani umuntu agatinyuka akabivuga rwose mu bantu bumva ngo ugiye ngo nzi kuryoshya imibonano mpuzabitsina. Imagine, nzi kuryoshya imibonano mpuzabitsina, ibyo se ni ibiki? Rero reka twiyemerane ibintu bizima, twiyemerane ibintu bizima, twiyemerane ibintu bishobora kuguhesha agaciro, bishobora kuguhesha indangagaciro muri societe, aho kwiyemera ngo uzi kuryoshya imibonano mpuzabitsina, ngo uzi kuryoshya inzoga, ngo uzi iki n'iki. Ibyo ngibyo reka twiyemere ubwenge, twiyemere ibikorwa, twiyemere imbaraga ziteza imbere igihugu, twiyemere ibintu bizima bishobora guhindura societe nyarwanda. Ibyo bintu rwose ariko The Highest bajya bavuga ko ngo umusore utirariye atarongora inkumi. Abyo nakantu ko kwiyemera ni sawa mu buzima. Ukajya ukiyemera mu bantu ngo kuryoshya imibonano mpuzabitsina, ngo kuryoshya inzoga.
aho niho wagwane. None se nk'aho ngaho baba mama baba baraburiwe ahita yumva yuko urenze nyine akakugana umupfubuzi ako kana mbese uba uri kwamamaza muri make uri kwiyamamaza uri kwishyira ku isoko buri kintu cyose ni marketing. Nibashyiramo akabara gusa njye ntabwo mbashyigikiye. Icyo nababwira cyo ni uko ugomba kwiyemera ibintu bifite akamaro. Ibyo ngibyo nta kamaro ngiye mbibonamo kuvuga ngo nguzi ngo uryoshye imibonano, nguzi gukora imibonano, ngo kunywa icupa. Ubundi mu buzima busanzwe buri muntu icyo ahaye umwanya nicyo kiba ari ingirakamaro kuri we. Usanga rero ibyo ngibyo ubona atari ingirakamaro kuri twebwe cyangwa ku bandi nk'abo ngabo nyine bawumva kuri we nyine wenda aricyo kintu cy'ingirakamaro kurenza n'ibindi. None se ubwo ikintu cy'umumaro ahubwo nayo icyo ari cyo. None se bikaba bimaze iki byo ngibyo? Uwo rero ubona hari ikintu biba bimaze? Buriya biterwa n'icyo umuntu akunda. Azi ko amata aguranwa itabi. Rero yewe inama nagira abo bantu bose, ibyo bintu ntabwo ari ibintu byo kwiyemerana muri sosiyete, ibyo ntabwo ari ibintu byo kwiyemerana mu kinyejana tugezemo, ibyo ntabwo ari ibintu byo kwiyemerana mu iterambere igihugu cyacu gikeneye. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bintu byo gushyira imbere ngo ujyeho ngo ugiye ngo nzi gukora imibonano mpuzabitsina, ugiye ngo ndyoshye icupa, ugiye ngo ndyoshye inzoga. Ugasanga abantu bose baguhaye rugari, nawe wagiye narwo ngo aryoshye inzoga, ngo uriya aryoshye inzoga, ngo uriya ngo aryoshye inzoga. Nawe ukajya ukumva ko iki ari igikorwa ntabwo iki ari igikorwa cy'ubutwari wagakwiye kwiyemerana. Yiyemerana ibikorwa bigaragara, yiyemerana ibikorwa by'iterambere, apana kwiyemerana ibyo ngibyo mbyita ubugoryi, ni umuco mubi kwiyemera ngo nguzi kuryoshya inzoga, ngo uzi kuryoshya imibonano mpuzabitsina, ngo uzi kuryoshya. Ibyo ngibyo ni ubugoryi, ni ubucucu, ni ubunanga. Muri make ni uguta indangagaciro. Ntabwo yewe umuntu wiyemerana ibyo bintu ntabwo nkubonamo nk'umuntu, ntabwo nkubonamo agaciro kagomba kuranga umunyarwanda. Mpeze ubwo ibaze ibyo bintu niba bivuga umwana wawe abyumva ngo uzi kuryoshya imibonano, ukajya kuri kamera, ukajya kuri social media, ugiye ngo ndyoshye imibonano mpuzabitsina mani, ngo ugiye ngo ibintu byose byabaye business. Ese nk'abari abakina pornography bo buriya ntiyagenda akavuga ngo nzi gukina iriya video neza cyangwa ziriya boro neza. Ariko jewe mpamya yuko biriya bintu n'abantu banabivuga nta n'ikintu binabinjiriza, ahubwo ni agatwiko katinjiza. Ngifata n'agatwiko katinjiza. Rero umuntu ujya ukiyemera ngo yewe nzi kuryoshya inzoga, nzi kuryoshya imibonano mpuzabitsina, nzi guserera, nzi kurwana, ntacyo uri cyo, nta kintu uzi, nta na kimwe rwose ubishyizemo agise byose cyane. Uwo muntu wemerana ibyo bintu bimeze gutyo nta kintu azi, nta kintu afite. Urumva iyemere ngo jyewe naguze ikibanza mu Bugesera ku kibuga cy'indege, ejo bundi ndahakubita hoteli. Iyemere ngo jyewe naguze imodoka, nubatse inzu kadasiteri nziza irara cyangwa etaje, ariko kujya kwiyemera ngo uryoshye inzoga, ngo uryoshye imibonano mpuzabitsina, nta kintu ufite, nta kintu wiyemerana rwose. Genda guhakaniye ibyo bintu ndabikubujije rwose. Hari igihe bijya bibaho ko kwiyemerana ibintu dutunze cyangwa dufite aba ari ukwiteza bene ngango. Gasanga rero kwiyemera mu ubwo buryo bundi duhayidinga n'ibyo dufite nibwo wenda byaba ari sawa kurenza ibindi. Oya rwose, oya je ntabwo mbishyigikiye. Abantu bahita bakugira ishyamba nk'uko wabivuze mu biganiro byatambutse. Njya nkurikirana ibiganiro byawe nanjye, ariko buriya hari uburyo wiyemera ngo ufite ikintu cyanaguze ikintu cyo kurubundi abantu nta nubwo bajya bacyemera, ariko bya bindi wiyemeye wenda uri no kubeshya ugasanga nabyo bemeye, cyangwa se waniyemera bya nyabyo ari byo akanakugira ishyamba da. Oya byiyemere bakugira ishyamba, byiyemere baze babiguhore, ariko wabyiyemeye bigaragara ko bifite, byiyemere baze bakugira ishyamba babikwibe cyangwa se bigende gute, ariko wabyiyemeye kuko bifite. Kuko icyo gihe none se kujya ukiyemera ibyo ngibyo bimeze gutyo nibyo ubona ko bishobora kuguhesha amahoro kuruta. Oya, hari indangagaciro, hari agaciro umuntu aba agomba kwiha. Niba ibyo bintu nabizi, wowe uri kunkurikira, wowe uri kundeba, ibyo bintu ukaba unabizi, ntukabivuge ngo sosiyete nyarwanda ibyumve
ibikurikire ijya aho ngaho igutega amatwi ngo